inkoko zo zabaye igihe zahereye zisakuza shakatsindwa zabaye iki ni cya gituro yewe ariko ndebera nk'ubu magari mba namubuze reba nk'aya matungo yose habaye yahereye reba inturo ntiyari ntwara inkoko kiri mu gasozi reka nze mpamagare mukuru we mumurege kuko arananiye telefone camo umwana nta mahorora reka iracitse se umwana nta mahoro tamfata se bigenze bite bimeze bite Halo? 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 Bimeze bite? Telefone yapfuye cyangwa inshuro 3 zose muhamagara Ibigena he muhamagara shaho mwana ubone no kuba telefone akose ubwo nuko kugiye kugira none muragenda nese urumva telefone ari ikibazo utayi ikibazo sibigena he guhamagara umva ariko mbesha telefone nuko nari ndi muri douche noneho yo nyuma ubusereka urabona mise dikoro zirimo abantu bangahe nta kibazo reka tugikorera ramba bari ngao nari umva se tukagenda tuganira nyine ko bya bintu jewe cyane se shawe agatari karambaye neza Halo? Halo? Uraho neza mwana wa? Umeze ute? Yewe ni igisimba cyari kizitwaye ni igipusi ariko kirukanse nakirukankanye none se ye twari turaho ese kutarukimvugisha byagenze bite mwabaye amahoro mumeze mute umugore araho se mukazana wanjye n'abo buzukuru baraho ntawe urwaye barakomeye yo imana ishimwe muzaza kunsura ryari oya nimugerageze ndabakumbuye bana banjye umva rero ndagira ngo nkubwire mwana wanjye ngiye kukuregera murumuna wawe kuko yananiye none uramubwira nta kinyumva ni wa muntu reka mwambabariye ko mukamumfasha arananiye nta cyumva nta kinyumva rwose nta kinyumva none se ko ari gushega ndeba byakomeye ngo agiye kuza mu mujyi sinzi uko bimeze araza mu mujyi gukora iki nanjye niyo nibaza ubwo wenda ntaramuhamagaye nabibwirwa n'iki ko njye mubwira ntanyumve
ko abambwira ngo agiye gushaka akazi sembizi ako kazi rero ashaka niko ntaramenye pe ariko uzi ko ari wowe umwoshya ndabyumvise ni wowe umwoshya araza mu mujyi kumara iki reba nk'ubu reba ndashaje ejo nimara kurunduka nimpfa nta mwana n'umwe uhari nzarundarundwa nande ninde uzantabariza inzira mutsinguyeho nahururizwa nande oya wimunsuzuguza mwimunsuzuguza araza i Kigali kumara iki mu mujyi ninde yagiye mu mujyi ninde wagiye mu mujyi yakwihangiye imirimo agakora nk'abandi oya niyihangira imirimo akora nk'abandi ashobora no gufata isuka akamfasha tugahinga ese ubu ko mpera ku wa mbere nkageza ku wundi wa mbere mpinga nari napfa nabaye iki nakubwiye rero ko ibya wa mwana mu cyaro umukecuru ntabwo yabikunze nawe ahubwo amaze iminsi amamagara ngo tuzagende tubiganire urumva rero ko ikibazo kiri seriye ku buryo mbona nta mpamvu yo gukura mwana mu cyaro ngo aze kubaho mu buzima butari bwiza hano mu mujyi kandi hari ikintu abona muri umukecuru yampamagaye ariko sindabona umwanya ngo tujye kubiganiraho ndabyumva ibyo wambwiye ariko rero njye ntabwo nyanzo ndimo kwumva neza cyokora biterwa wenda n'ukuntu nakubwiye niba abona imyitwarire yo mu cyaro itari myiza bisobanuye ko naza ni Kigali n'ubundi azakora indi myitwarire mibi ashobora kuba ikirara niba mu cyaro ari ikirara mu mujyi hano hagezeho byacura iki njyewe n'ibyanyu wowe nawe na mukecuru n'uriya magare gusa inama nakugira cyangwa nagira mukecuru wawe cyangwa uriya mwene wanyu cyangwa n'abariya bose ni uko uriya mwana yava mu cyaro akaza mu mujyi agashakisha nk'umuntu wize yishakishije ugira icyo ubonereka ariko se nyibagiye kukubaza nicaye ariko ndabona intebe naje ahangaha hari umuntu dufitanye mitingi niyo mpamvu wasanze n'iyi ntebe yaraje uramubona narebye cyanzanye ahangaha hari umuntu twari tuje guhura ubuzima ni karibu bite Adolphe dore inama niwe wamushyitsi nakubwiye niyo mpamvu naje kwicara hano ngo tumitinge yitwa Shiri ni Noel Noel aya bavuze kuri ariko buriya yari namutsinze bite sawa ngo Kigali dore mwari hayo kanyago umwana urambireba ko tuba twashoye rero abasigana rero tuba mwanya ndabona umwana afite amashyushyu zabiye byiza kabyane imbere ganire n'abandi nice to meet you nari tutega mwegere ni sawa nameze neza nta kibazo neza musanze ari abantu mbonye uri kumureba akanya bahise baguha basi ntabwo biba biri mu kugenda neza ntitwa dufaranga tw'uturungurungu n'ubundi bavuga ko imabeta azakugeza i Kigali ugiriye ku Kamonyi niyo mpamvu rero burya iyo ubonye udufaranga dukeya mu buryo bwo
ibagiza rwasire umuntu aba yahuye na zo stress hitamo kuza ngaha ukicara n'inshuti mukaganira ni muri ubwo buryo nsanze aha ngaha ariko nta kigenda ni kwa kundi ni byiza nta kibazo wowe sayiti maze usanga bameze neza bizinesi ni gake nkuko narangiye no gukinira hagati aho ngaho biri kugenda byanga nyine biri kugenda byanga gute se bya birapfira he urumva bizinesi nyine kuyikora hari ibyemera hari ibipfa kandi buriya nyine gucuruza ni ukurindira nyine abakiriya ukabona se ko dushobora kugira ngo twabizanzamurira he sheri kuvuga ngo tuzabizanzamurira ni ukurindira nyine abakiriya ariko igihe byanga igishoro kirimo ni uko abakiriya ntabahari cyangwa igishoro cye tugiye n'ahandi ahubwo twimutse ahari byarusha kuko urareba hari ahantu hari butike nyinshi kandi nanjye urabizi ndi mushyashya ubwo rero wasanga ariyo mpamvu reka tubitekerezeho ariko turaza gushaka umuti mu bihe bya vuba ugize neza ndabona utazi kubyaza umusaruro ibintu ubona ngaho se cyane urambwira rero cya gihe nari nakubwiye ngo tugende gushaka isoko mu maresitora ariko rero umva mubwire uriya mushinga agiye warawumbwiye peza nawe wumva narakubwiza ariko nkumva ntago mbizi neza uburyo twatangira uko dushobora kuba twatangira uburyo twawukora njye nicyo ntarimo numva kandi sinkubeshye niba ukuntu twabigenza ndabona twajya tujya mu maresitora tukabasaba isoko ryo kujya tubazana imboga none se reka urabona amaresitora y'inaha ni amaresitora atarenze n'atanu sibyo amaresitora y'inaha hari iriya yo kwa Berekimasi ese ubundi zirenze n'eshatu wese ubwo imboga twazana ariko uzi ko umufungo w'imboga ugura 50 oya urabizi bizanye ibintu byiza n'abandi bose babigeraho n'undi wese ashobora kuza agatangira gutya reka tukabona abakiriya umva rero sinakubwiye ko nshaka kujya mu mujyi jyewe nise kubiseka njye umva ngakomeza bise ibintu byo kujya mu mujyi nibyo twaganiriye reba rero nk'ikintu twakora twajya mu mirima y'abahinzi then tugashaka imboga tukazirangura kuri makeya nabo nibo muri resitora tukazibahera kuri ayo ngayo ahubwo twongeyeho transport murabyumva ariko uzi ko na mukecuru wanjye yambwiye ku bintu byo kwihangira imirimo we uzi ko abantu bakuru bose batekereza kimwe urazi ko bakora n'indi mukuru se reka maze gukora ariko reka nkubwire igira hino nkwereke yo nangize ubu telefone yanjye nayitaye reka nkwereke kano gafoto urabona ko atagaragaza kuri mukuru se urabona ko atagaragaza kuri mukuru ntabwo reka twongeye dufate n'akandi gafoto seka se nyenyera umva rero gusa ngiye kubikwemerera yewe ntabwo mbifitemo ubumenyi ariko ndizera ko kuva warabitekereje uko byagenda kose bizacamo kubera ko ari wowe ngiye kubikwemerera kandi ndabizi ko bizaba ntabwo se gushirira urakoze cyane ntabwo yandishyira ngaho mbwira bizu oya ntishyura nkwereka ntishyura nkwereka akantu